muraho neza. Iyo ukiri muto uba wumva ufite imbaraga nyinshi ndetse ugatekereza ko ahari uzazihorana, ariko siko bigenda. Niyo mpamvu Abanyarwanda babivuze neza ko akabando k'iminsi gacibwa kibona. Uyu munsi rero tugiye kuganira mu kwiteganyiriza. Ese guteganyiriza izabukuru ni iki? Bigenda bite? Bikorwa nande? Turi kumwe n'umutumirwa aratangira twibwira. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane, nitwa Godfrey Kayigana. Ndi umuyobozi mukuru ushinzwe imibereho n'iterambere rusange muri Minaloc. Murakoze. Ese mu Rwanda abageze mu zabukuru dufite ni bangahe? Bangana iki? Kugeza ubu ngubu yenda tugendeye ku bushakashatsi ibarura rusange ry'ingo, twari dufite 860 barengaho, ariko kubera icyizere cyo kubaho cyazamutse urebye no ku isi, abageze mu zabukuru bazakomeza kwiyongera, ariko no mu Rwanda by'umwihariko. Ubwo twakwibaza ngo ese abenshi biganje hehe? Abenshi biganje mu Burasirazuba, mu turere nka Nyagatare. Abakeya baba mu mujyi wa Kigali niho hari bakeya, kubera n'impamvu ni ibintu dusanzwe uko abantu bagenda bakura, batabasha kujya muri shuguri z'ubuzima, bashaka kujya ahantu hiherereye bakaruhuka, ariko ni ibintu umuntu agomba gutekerezaho hakiri kare. Muri rusange ni izihe gahunda za leta cyangwa abafatanyabikorwa zifasha abageze mu zabukuru cyangwa se zibashyigikira? Gahunda by'umwihariko harimo nk'izo kurengera abafite intege nke, cyane cyane imiryango ikennye badafite ababitaho, bahabwa inkunga y'ingoboka buri kwezi. Bafashwa mu buvuzi, muri mituweli bishyurwa mituweli n'uburyo bwo kwivura, basanga nta n'ikiguzi basabwa. Ikindi bahabwa gahunda mu macumbi, kubakirwa amacumbi, cyane cyane dufashe nka bacitse ku icumu ariko n'abandi bageze mu zabukuru. Ikindi ngira ngo muri gahunda zibarengera habamo gahunda zo kwizigama nk'ejo heza. Ku ikubitiro hari abatangiye kwizigama, uyu munsi hari abageze mu zabukuru barenga 40,000 babona pansiyo y'ejo heza. Tuzi ko abageze mu zabukuru urugero fatizo mu Rwanda tuvuga ko baba ari abafite imyaka 65 cyangwa se iri hejuru. Ese abantu bose bageze muri iyo myaka baba bagomba gufashwa na leta? Oya, leta ifasha abandi b'intege nke. Hari igihe ugera mu zabukuru uri umuntu wishoboye, warakoreraga leta cyangwa private sector, uri umuntu ufite pansiyo, uri umuntu ufite imitungo, nta kibazo ufite. Abo leta ireba ni babandi bafite intege nkeya, kubera impamvu zitandukanye baba batarateganyije izabukuru. Ugasanga biragoye kugira ngo abone n'ibimutunga, aho kuba, kwivuza n'ibindi iby'ibanze mu buzima umuryango cyangwa abantu bageze mu zabukuru batabona, niyo leta yitaho. Ese mubona guteganyiriza izabukuru mu Rwanda bihagaze bite? Ugendeye iyo urebye abantu baba bakeneye gufashwa bageze mu zabukuru, ariko ukanareba no muri ejo heza, ubona bikiri hasi. Ubona ko abantu bibuka ko bakwiriye guteganyiriza izabukuru bakuze, kandi ni ibintu umuntu agomba gukora hakiri kare. Na gahunda twavuga nk'ejo heza, ariko n'ibindi, hari uburyo Abanyarwanda bwinshi bizigamamo. Mu buryo bisanzwe, niba uri umworozi cyangwa uri umuhinzi, ukabikora uvuga ute ejo nzaba nagifite za mbaraga, kuko umubiri niko umeze, bizagenda bite? Hari ibyo nashyize ku ruhande bizandengera icyo gihe, ariko ubona bikiri hasi. Ni urugendo no gukomeza kwigisha abaturage bakumva ko ugomba kubikora ukiri muto, ukavuga uti hari igihe nzagera 60 no irenze nzaba nakibasha gukora. Ese bizagenda bite? Zitabwaho nande? Ariko si icyo gusa tuvuze kugera mu zabukuru, no kwita ku mubiri wawe. Ubwo twavugaga ku bukungu, ariko no ku mubiri, ugakora siporo, ukitaho, ukarya neza, ukajya wivuza hakiri kare, kugira ngo n'umubiri imyaka iragenda buri munsi, umuntu akagira iyo myaka ariko agifite umubiri muzima. Ibintu abantu bose bagomba gutekereza, akavuga ngo tubitekereze hakiri kare. Nanjye nawe n'abandi twese tubyumve ngo icyo gihe ngomba kugiteganyiriza, nkazahagira umusaza mwiza cyangwa umukecuru mwiza wiyubashye. Mubidusobanuriye neza, ariko nanone
twagira amatsiko cyangwa twese twakwibaza ngo biterwa n'iki, kubera iki abantu batiteganyiriza hakiri kare kandi twumva ko ari ibintu byiza bizatugirira akamaro? ni impamvu nyinshi, ntekereza ko iya mbere hari impamvu nyinshi. Wenda nk'ubu ngubu mu Rwanda kubera gahunda zigiye zitandukana n'icyizere cyo kubaho cyarazamutse, hariho abantu baba bafite ibyiringiro bike kumva ko bireba abandi batazahagera. Hari igihe umuntu aba azi ngo aracyafite igihe kandi imyaka irihuta, akazajya kubimenya igihe cyamusize. Hari n'abantu bumva ko wenda tugufashe nko kwizigamira, kumva ko kwizigamira ari iby'abantu runaka bo bitamureba, kandi kwizigamira bigira akamaro bitewe n'inshuro ubikora, si amafaranga ushyiramo. Urugero, umfashe miliyoni nkayizigama ukwezi kumwe, undi akajya atanga ibihumbi 50, nyuma y'imyaka 5 aba afite miliyoni 3. Ni urugero natangaga. Kugira ngo ugire kuzigama bikugirire akamaro n'inshuro ubikora. Ariko ikindi, umuntu uwo ari we wese gusaba ntabwo ari byiza. Ubitekereje ukavuga uti hari igihe nzaba nakibasha gukora. No mu kazi gasanzwe n'aba ngaba bahembwa ku kwezi 65 baragusezerera. Ni itegeko. Ese bizagenda bite niba utarateganyije aho hantu? Uvuga ngo ngomba kubitekereza kugira ngo uko mbayeho ndi umuntu wiyubashye, wiha ibyo nkeneye, na cya gihe nzakomeze mbeho ubwo buzima. Ese bwo ni ikihe gihe cyiza umuntu akwiye kuba atangira kwiteganyiriza? Uyu munsi niba ndi umujene nkumva ko mfite imbaraga, nshobora kuvuga ngo nzabitangira ejo, cyangwa se n'ubundi si ngombwa kuko mfite igihe kirekire kugira ngo ngeze kuri iyo myaka? Ni ryari tubikora? Ryari? Ikibazo ni cyiza igihe cyose umuntu atangiye kugira icyo abona. Biba igihe utangiye gukora bagatangiye kwizigamira. Kandi kwizigama ntabwo ari amafaranga. No mu yindi mitungo hari abajya muri, ushobora kujya mitungo ibyara inyungu. Kuyabika ni kimwe, ariko ushobora no kuyashyira mu bindi bintu akaguka, ukagira ubutunzi. Igihe cyose watangiye gukora. Yewe hari n'abatangira kuzigama bakazigamira abana babo. Kandi ngira ngo hari ingero nyinshi zifatika z'akamaro ko kwizigamira. Kureba ibirenze uyu munsi ukavuga uti iyo mbimenya nanjye nkaba naratangiye hakiri kare. So twese twirinde, ubwo mbivuga ariko nanjye mba mbyibwira, twirinde kuzicuza. Ariko nutarabitangiye icyo gihe n'uyu munsi ushaka kubitangira, ugafatiraho ugatangira ukizigama mu buryo butandukanye. N'ayandi wizigamye ukayashora mu bintu byari inyungu, ugakomeza ugatera imbere. Tubona kenshi abavuga ko kwizigamira cyangwa se kwizigama bikorwa n'abakozi ba leta cyangwa se abahabwa umushahara wa buri kwezi. Ariko se nk'umuntu uhabwa amafaranga y'inyungu ya buri munsi bitewe n'icyo akora cyangwa n'igishoro afite, nawe kwizigamira biramureba cyane. Kandi abanyarwanda benshi bamaze no kubimenya, nibwo ari urugendo. Iyo urebye nk'ibibina byo kubitsa no kuzigama, usanga abantu bacururiza hamwe, abamotari, abakora mu kazi runaka aho bahuriye, abahinzi baba bafite amatsinda yabo bakizigama. Ikiba gisigaye ni ukuvuga ngo ese iyo twizigamye, ari byo bajya bita ngo ni ukurasa ku ntego. Iyo twarashe ku ntego tuyakoresha iki? Ni byiza kuvuga ngo ushobora kuba narashe ku ntego, nkishyura amafaranga y'ishuri y'abana, nkishyura mituweli n'ibindi umuntu akenera mu buzima. Ariko ugomba no kureba, ibyo ni byiza, ariko no kureba ibirenze ibyo ngibyo. Bavuga uti ibi ngibi bihora biza buri gihembwe, biza buri kwezi. Ese ibirenze ibi ngibi bizatuma noneho nagura n'ibyo ninjiza, ni biki ushaka gutekereza? Dushaka kubikora nk'umuntu, dushaka kubikora nk'itsinda, ariko ukavuga uti niyo natangira buhoro. Kwizigama ni kimwe, ariko no gushora ni ikindi kugira ngo wagure ubushobozi bwawe. U Rwanda ni igihugu kiri mu nzira y'iterambere, aho abaturage benshi bavuga ko nubwo binjiza amafaranga cyangwa nubwo bakora, ntabwo biboroheye kwizigamira kuko bavuga ko ayo binjiza ari make. Ese umuntu uyu munsi ugitekereza gutyo we mwamubwira iki? Ni amahitamo. Ubundi mu buzima hari icyo twita iby'ibanze, ariko n'ibyo umuntu yifuza. Usanga kenshi iyo utarabimenya ngo umenye ngo iby'ibanze, ibyo nabura ubuzima bugahagarara. Urugero, ibyo kurya, inzu yo kubamo, kwivuza, abana kwiga, ni urugero. Ariko hari n'ibyo umuntu yifuza. Ndashaka imodoka nziza, ndashaka inzu nziza, ndashaka umwambaro, inkweto ihenze. Ibyo ni ibindi. Iyo ubitandukanyije ukamenya ngo reka mbanze menye ko nabonye iby'ibanze,
byandi twabanje kuvuga. Aha nangire kwizigama, niko twabivuze, iyo wizigamye ukagenda waguka mu byo winjiza, noneho ukajya no mu byo wifuza, ntacyo bitwaye, ariko wabanje kuvuga uti ukareba ibirenze uyu munsi. Ikindi, kwizigama binakurinda mu bihe bigoye, kuko n'ibihe turimo izo twakwita sinzi ko nakivuga mu Kinyarwanda, ariko ibihe bigoye, haza ibiza, ibiciro ku isoko birazamuka buri munsi, ejo ushobora kurwara, yewe n'urugo rushaka kuba wari urugize akanapfa, n'ibisanzwe. Igihe wizigamye, abana bawe bashaka gukomeza bakiga. Igihe wizigamye, abana bawe bashobora kubona icumbi n'ibindi. Ni ukubitekerezaho ukavuga uti uyu munsi mfite imbaraga ndakora, ndumva meze neza, ariko se ibyo bintu byose navuze ko biba bitateguje, bibaye byagenda bite? Ikindi no kuvuga uti ese uyu munsi ko mfite za mbaraga uko nigeze kubivuga, igihe nageze mu zabukuru bizagenda bite? Ukuvuga ngo akamaro ko kwizigama ku bantu twese karakomeye. Ngira ngo n'abaza kumva iki kiganiro babyiteho, bumve ko hari igihe leta ibivuga ukumva ko ari ibya leta, ariko kubikora bifite wowe kamaro kurusha undi muntu uwo ari we wese. Tugana ku musozo, ni ubuhe butumwa mwagenera urubyiruko cyangwa abajene barimo gukora ariko bakerensa kwizigamira cyangwa se kuzigamira izabukuru? Babikora kare bakirinda abadukurikiye n'abatwumva bakore bizigame hakiri kare, bazarinde kwicuza. Hari igihe usanga umuntu akakubwira ati iyo mbimenye si nziza, kandi ngira ngo abantu bose muri myaka igiye itandukana, umuntu akakubwira ati hari ibintu nabonaga icyo gihe byaguraga make sinabigura, uyu munsi sinyibibasha. Buri munsi ifaranga rita agaciro, ariko iyo ufite amafaranga y'uyu munsi, ufite 10,000 by'uyu munsi bishaka kuruta 100,000 byo mu myaka 5 izaza cyangwa n'3. Ayo mafaranga ufite yazigame, yashore, koresha amahirwe hakiri kare. Tubona kenshi urubyiruko rufite ubushake cyangwa umuhate wo kwizigamira cyangwa guteganyiriza ejo heza hazaza habo, ariko kandi bakananirwa gutandukanya ibyo bakeneye n'ibyo bashaka. Ese byo bigenda, tukwiye kuba twitwara gute muri urwo rugendo? Urakoze, ni ikibazo gikomeye. Abantu uretse n'urubyiruko n'abandi bantu batandukanye, kumenya ngo ese ni ibiki nkeneye nabura ubuzima bugahungabana, ibyo ni ngombwa. Ugomba gushaka uburyo ubibona mu bushobozi, kandi buri muntu ntabwo biba bitandukanye. Iyo tuvuze urugero, ibyo umuntu akeneye nk'ibyo kurya, uburyo biba biteye biba bitandukanye, ariko umuntu yabonye icyo kurya. Ishuri ry'umwana, hari ujya mu ishuri twavuga rya make, undi akajya muri henze cyane, ariko umwana ariga. Kwivuza, waba ukoresha uburyo butandukanye, ukoresha rama, mituweli, n'abakoresha ziri private, wese uragenda ukivuza. Icumbi, umwe ashobora kurara muri etaje, undi akarara muri kadasiteri, undi akarara mu nzu y'amabati 20, ariko yo ipfa kuba ari inzu nziza ifite iby'ibanze. N'ibindi umuntu ashobora kuvuga, imyambaro, hari iby'ibanze uvuga uti nabifite ubuzima bwahagarara. Ariko hari noneho n'ibyo twifuza. Kwifuza si bibi, ariko se ufite ubushobozi bwabyo. Niho umuntu ugomba kugira ngo mu gihe naraba guhaza ibyo nkeneye, nirinde ibyo nifuza. Hari cyane cyane mu rubyiruko pressure ngo za event, ngo za birthday n'ibiki, ndashaka kumera nk'umusitari. Kubera iki? Ko uyu munsi uza kwishima, ariko ejo ukazicuza. Ukabubaye ikibazo mu muryango, ukabubaye ikibazo muri sosiyete aho utuye, ariko n'ahandi, kuko ntugifite na za mbaraga zo gukora, ariko n'amahirwe wagize wayangirije ibintu bitari ngombwa. Urakoze. Mukomeje ku kintu cyiza cyane, igitutu kiri mu rungano cyangwa se muri sosiyete, imiryango tuvukamo, aho twakuriye. Ese nk'abo turebereraho cyangwa se babandi twita ngo dufatiraho icyitegererezo, bo bakwiye kuba batwereka iki? Ubundi umuntu agomba kwimenya, akamenya n'isi. Ibyo bintu bibiri bitandukanyije. Ugomba kwimenya, njye ndinde, ukirinda ikigari. Urugero, tujya tubona nko kuri za social media, urubuga ngo abantu bagiye gutwerera, hari ikintu runaka,
ugatanga n'ibyo utatekereje ngo urashaka kwemeza. Nta muntu n'umwe urimo kwemeza, yewe birangira n'iyo minota. Ugomba kwimenya ugakora ibintu watekerejeho, ukirinda ibigari, ukirinda abarambona bate. Wenda umunota umwe bashaka kubwira ngo ni byiza bagaseka, ariko ingaruka niwe zijyaho. Bitekerezaho, kuko amafaranga aragoye kuyabona. Mu kuyarekura ugomba kubitekerezaho cyane. Byaba ibigufitiye akamaro, ugomba kuba ari ikintu uvuga utanga aho nyashoye hari akamaro kurenza kuyagumana. Ntabwo ari ibintu umuntu kugira ngo ufate amafaranga uyarekure kubera ibintu byo guseka no kwishima nuko bambona neza cyangwa nabi, uba urimo kwibeshya, kuko nyuma ya byose uricuza. Icyo nabwira cyane cyane urubyiruko, amafaranga tuyakorere cyane ariko tuyarekure twabitekerejeho. Turabashimiye cyane kubw'iki kiganiro cyiza twagiranye. Namwe mwadukurikiye turabashimiye cyane, ariko kandi tubibutsa ko likinga, gukomentinga, gusubscribinga kugira ngo mukomeze gukurikirana ibiganiro byiza tubagezaho.